reka turebe rero ko Maduro bamufashe bakamuvana muri Venezuela Caracas bakamujyana muri Amerika byagenze gute mu byo bise Operation Absolute Resolve. Bivuga ko nyine bamwizeho baravuga bati ibintu turabihamije turemeje tuzagenda tumuzane reka twumve ko byagenze. Byatangiye rero bucece bigeze bamujyanye mu ndege bamujyana muri Amerika nk'uko twese twabyumvise. Reka turebe ko byagenze intambwe ku ntambwe. Byatangiye rero bucece icyo gihe bateza umwijima nk'uko ubibona. None nyuma y'umwijima babanza kuzimya amatara ariko babipanze amezi n'amezi bamwiga aho yanyuraga ibyo yakoraga umunsi ku munsi babikora amezi n'amezi. Bakoresha ikipe ntoya itimu nto cyane ariko ku bantu bari bamwegereye bareba ibintu akora buri munsi kuvuga ngo mu kwa 12 ku mwaka ushize byose byari byararangiye. Niyo mpamvu babyise Operation Absolute Resolve. Bivuga ko byarangiye gukemuka. Bamanje gufata umutamenwa yajyagamo iyo yabaga afite ibibazo barawiga aho yinjira aho sokera byose barabyiga baranoza neza. Noneho barareba baravuga bati mu gihe cy'amakuba byagenda gute. Niyo mpamvu bayifashe mu mutwe uko umutamenwa wubatse. Iminsi rero mbere y'icyo gitero byagenze gute. Bashatse kubitera ariko babuzwa n'igihe kuko ikirere kitari kimeze neza. Bategereza Odive kuri Trump bajya mu byo bita situation room. Bafite situation room bajyamo kugira ngo barebe uko amakuru arimo arahita. Byabatwaye hafi minota 150 kugira ngo iki gikorwa bakigereho. Babanje kurasa bavuye ku bigo bya gisirikare bigera kuri 20 hirya no hino hafi ya Venezuela. Mu masaa 8 z'igitondo z'urukerera za Venezuela nibwo rero babanje kurasa ibigo bya gisirikare bikomeye cyane ibifite indege Tiuna, Carota, Higuerota Airport hose bararasa. Noneho urusaku rw'amasasu rwumvikana cyane muri Venezuela abantu baryamye muri urwo rukerera. Abantu bahise babyuka rero batangira kureba ibibaye babona umuriro babona noneho ibisasu birakwitwa hirya no hino. Hashize umwanya nibwo indege za gisirikare za helicopter zatangiye kuzenguruka ikirere cya Venezuela. Noneho zibajyana kwa Maduro. Ariko abasirikare b'Amerika bari koko biteguye bafite intwaro zikomeye bagenda bashaka icyumba ku cyumba n'amakoridoro. Baragenda rero batangira kuraswa n'abantu ba Maduro n'indege imwe y'Amerika ubwo noneho baranayirasa. Ariko abamaze kugera mu nzu Maduro arimo, Maduro yarabyumvise amaze kubyumva ashaka kwirukanyira muri wa mutamenwa ariko ntiyabashije kubigeraho kuko byari byatinze. Ntabwo bishoboye. Abantu rero bavuga ko yaba Maduro n'umugore we bahise bayamanika. Bamaze kuyamanika rero nta kundi kubacika byari bifite. Bahise bafata bashyira mu ndege yari hafi aho ngaho itegereje. Iyo ndege yari itegereje yari helicopter. No kuvuga ngo mu rukerera rwa saa 10:30 nibwo bahise bamugurutsa bamujyana ahandi harateguye amato yagombaga kumujyana Guaira Port. Babanje kumunyuza Guantanamo Bay hamwe bafungiraga imfungwa za Iraq urabyibuka. Ubwo rero bahita mwambika amapingu baramujyana bamugeza Guantanamo Bay ya Cuba. Noneho bamujyana ahantu hari ikigo cya gisirikare cya Amerika Newberry. Nyuma bamujyana New York. Akaba aribwo twese tubona agaragazwa ku mbuga nkoranyambaga ko yatawe muri yombi. Nuko byagenze rero Maduro baramufata. Ibyaba murega rero bikaba ngari byo gucuruza ibyo bwenge muri Amerika. Ibyo bintu rero bikaba bimwagirizwa kumufata bikaba byafashe iminota 150 yose. Yahise agaragazwa rero yurizwa indege avanywe mu bwato agezwa muri Amerika nawe ntiyumva uko yahageze. Ese Amerika kuki yamufashe no kubera iki?
kubera iki Amerika yafashe Maduro abenshi babihuza na lisansi Venezuela ifite, bakavuga ko Amerika yabavogereye. Amerika yarabavogereye, nta kundi iyo ukurusha agatuza akuje imbere ngo umuhe ibintu ugomba kumuheza, nta kundi bigenda. Ese ibi bintu Amerika ikoreye Maduro na Venezuela byubahirije amategeko? No, ntabwo byubahirije amategeko, ahubwo wakibaza uti igisirikare cya Venezuela cyarihe? Yaragurishijwe niko bavuga, kuko biriya bihugu byepfiriya muri Amerika y'amajyepfo ukuntu bikomeye, ukuntu bifite intagondwa z'abantu bakunda ibihugu byabo, ukuntu bamufashe biteye isoni n'agahinda. Yaragambaniwe, amaze kugambanirwa rero aragurishwa, ashiduka abasirikare bita abakomando ba Amerika ngo Special Force, ngo Delta Force, ngo bamugezeho, ariko byose ni ukumugura. Hari ubukene bukomeye cyane, amafaranga iyo uhaye abantu amafaranga akora ibintu byose, niko bamugurishije rero yisanga mu maboko y'umwanzi, umwanzi we ari we Amerika. Ibindi ni amateka. Reka turebe rero uko tutagomba kwizera ibihugu byo hanze, yaba Ubushinwa, yaba Uburusiya, yaba za Korea, yaba za Iran, yaba Ubuhinde. Reka turebe uko bimeze. Ntagomba kwizera ibyo bihugu kuko nta kintu na kimwe bashobora kugufasha. Ubushinwa ntabwo buzaza kugufasha, ni ibintu bigaragara byose, bizi bigaragaza ko Ubushinwa iyo bikubise buricecekera. Uburusiya nabwo nuko buri mu byabwo mu ntambara na Ukraine, kandi inyungu zabo na zamatse ibihugu, cyangwa se ibintu bitabafekta uwo mwanya nabo barabyihora Abarusiya. Uburayi nabwo buba buri kwisira Amerika buriya, nuko mutari mubizi. No kuvuga ngo Uburayi nta kintu bwabikoraho ngo kuvuga ngo bahonyoye ibintu by'agateka ka muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu. No, Amerika, uriya sekretari wabo w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio, wumvise ibyo yavuze ko ngo UN ngo kuba yitotombera bya bintu Amerika yakoreye Venezuela ngo ntago bazi ibyo bavuga. They don't know what they are talking about. Ntibabizi, ntibazi icyo bavuga. Ubuhinde nabwo bwibere mu bintu byabwo, bashaka kugira gute guhangana n'Ubushinwa kugira ngo barebe wenda uzakora ibicuruzwa byinshi ninde. Urumva ko Ubuhinde nabwo bwibere mu byabwo, buri wese yibereye mu bye, mu gihe Amerika irimo iragaragaza gati Venezuela. Ibihugu byo mu kigobe nabyo byibere mu byabo mu ntambara z'urudaca, harimo ubukungu butifashe neza, ibihugu biza kubateza ibibazo aribo ba Amerika n'Uburayi, za Israel. Urumva ko nabo ntago babyinagamo. Umuryango w'ubumwe bw'abibumbye ariwo UN nakubwiye ibyo bawubwiye ko utazi ibyo uvuga. Ese noneho Afrika niyo yajya kwivanga muri ibyo bintu? Reka turebe umugabane wa Afrika twifite ibibazo byacu, kandi tucishije tugashyira mu gaciro, bigaragara ko ahubwo Afrika ngo ariyo bashaka gukurikizaho. Reka nkubwire nti rero, wewe muntu wumva wizera Abanyamerika ukavuga ngo murakorana, ntacyo mukorana. Abanyamerika niyo Babuloni yahanuwe, niyo Satani iri gukora ibintu byose ku isi, ariko bigiye kwigaragaza kuko kugira ngo bagwe, mbere yuko bagwa isi yose izamanza imenye abaribo. Nkaba ngushimiye rero weho wakurikiranye ikiganiro, wakurikiranye iyi video, sangiza abandi kugira ngo ubutumwa bujye bugere ku bantu benshi cyane, abantu bakanguke bave mu bitotsi barimo, kuko batazi ibyo matsi bihugu Amerika ibavugutira. Nkabashimire rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyo.